Yes, nongeye mbahaye ikaze bakunzi ba 93 n'ibice 9 SKFM. Hano tuje kwakira umunyamakuru Musanga Mfura Lorenzo. Muramubona imodo aje muri Volkswagen papa. Muramubona Musanga Mfura Lorenzo. Bimeze bite Lorenzo? Ça va. Biracamo. Ça va biragenda. Ndabona uje mu gikoko cy'imodoka Volkswagen. Volkswagen ne teramonte ni imodoka nziza cyane. Uri twabasha kuri radio. Abashaka nakoze nakwemera kabisa. Ngene twa Lorenzo bana. Welcome. Ngaho mukuru Lorenzo. Cyo rukiko rw'ikirere. Bakunzi ba 93 n'ibice 9 SKFM. Ni icyubahishiye. Tugiye gukora urukiko rw'ikirenga, tugiye gukora ikiganiro kiri ku rundi rwego, murabizi uburyo gisanzwe kimeze, hatarimo imbaraga zanjye, hatarimo umusanzu wanjye. Ushobora kwibaza nyine umusanzu wanjye numara kwiyongeramo, nkongeramo ibyo mfite guha abanyarwanda, biraza kugenda gute? Ako nagaseke. Ibyo nibyo tugomba kumva. None ndagira ngo mbere yo kuzamuka kujya mu rukiko rw'ikirenga n'abantu bumvikiye Espanyol, banzu babwire nakaye gashu bazaniye mu rukiko rw'ikirenga. Kuvuga igitaliyani. Boss Sam Karenzi ni umuntu uvuga gute kuba yakuzanye mu rukiko rw'ikirenga mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda iminota abari 180. Ni boss nyine ni boss ni umunyamakuru mukuru akaba ni inshuti yanjye by'umwihariko kuko hekereza ko muri kariyeri yanjye inama nyinshi yagiye yangira buryo yagiye amfasha hekereza ko ari ibintu byinshi mukesha so I'm happy Karegeya abavuye muri The Frontline ni ikiganiro bakorana na Maurice ndakeka nacyo kizi ni ikiganiro kiba kiryoshye ndagikunda cyane baganira ku makuru ya politiki ndagikunda cyane nicyo kiganiro nagiye nkurikira amakuru ya politiki buriya kuva mbyutse kujya muri douche nicyo mba nkurikiye kugeza nibura ntangiye kumva ibindi biganiro bya sport bitangira saa 3 saa 4 ariko ni ikiganiro kiza cyane kiririshe bavuga ku ngingo nyinshi z'ubuzima bw'igihugu so ni ikiganiro kiza cyane kandi kirimo abagabo bakuru abasaje so interesting. Ngewe rero ndagira ngo ahanini twigarukire ku rukiko mu kiganiro ujemo ni ikiganiro kiza kirimo Kazungu Clever ubundi Kazungu Clever n'umuntu ufata gute mu buzima bwawe ubundi Kazungu Clever ni mukuru wanjye ni na mukuru wacu nk'abanyamakuru b'imikino ni mukuru wanjye ni mukuru wacu abanyamakuru b'imikino benshi urabizi ko turamwubaha ni role model ni umuntu w'ikitegererezo nyine twakuze twumva ntekereza ko abanyamakuru benshi b'imyaka yanjye n'abandi utaho gato bagomba kuba benshi muri bo bashobora kubwira ko Kazungu Clever ari mu banyamakuru batumye bakora itangazamakuru ry'imikino rega byarashoboka ko twakora indi tangazamakuru itari imikino tugakora ubukungu tugakora politiki ariko kujya mu mikino harabo twarebeyeho muri abo rero Kazungu arimo ngiye by'umwihariko ndamukunda cyane. Buongiorno come stai? Umeze neza? Nice to meet you. Lorenzo umunyamakuru mushano urukiko rw'ubujurire rw'ikirenga sorry ntabwo ndamenya kwitandukanya neza nubwa mbere ngiye gukora mu kiganiro nyine cyitwa urukiko I think so reka imanza zicibwe ubutabera dutanga ubutabera turaramye ibintu bigende neza cyane uyu nguyu ibintu by'amafaranga niba ari kuri ziri uyu bamwita Didi ndakwemera ubwo ukora amafaranga you understand nuko rero merci ubwo rero haniko ni ku muyobozi wa radio Bonjour monsieur, bonjour mon grand frère. Bonjour. Nice to meet you again. It's been a while. Uje mu kazi. Nje mu kazi. Kwa mbere nje mu kazi. What's new? Karibu sana. Hari ibintu byinshi bishya nyine. Tudiringa n'imikino niye ku munsi wa mbere. So mu mikino hari ibintu byinshi. Muvungurira hose. Hari bibiri. Abakunzi b'ikipe ya PRFC ejo nyuma yaho polisi batsinze ibitego 2-1 barashinja polisi gukina yihanyagura kandi ari umukino wa gicuti niki kintu kigezweho sitasiyo karibu aha rero ni ku muyobozi Lorenzo wa radio bamwita Wera Jean Maurice yego twikomereze tugende harasigaye tugende no kwa boss naho mugire mwenyewe nawe mugire ugire icyo umubwira kamusuze ndebe ukwameze yari boss ari rero kujya muri studio abari boss turebe uko abameze boss asante sana merci
rero ikaze kuri SFM. murakoze cyane. Twishimiye kwakira kandi turizera ko bizagenda neza, bizakomera neza. Siko bimaze. Bigomba kugenda neza, bigomba kugenda neza kuko ibyo dukora burya nta mibare myinshi ibamo. Ntekereza ko itangazamakuru ry'imikino burya umuntu yashobora kuba undi muntu, yashobora kuba umunyamakuru w'ibindi, yashobora kuba umunyamakuru wa politike, ubukungu. Guhitamwo imikino nuko tuzi ko nyine ari itangazamakuru riryoha. Ntekereza ko wenda muri iki gihe ibintu bigenda bihinduka, hagenda hazamo bitterness, kubihirizanya, ariko ntekereza ko ubundi siporo ikwiye kuba iryoshye, abantu bakumva baryohewe. So ntekereza ko rero ni famiye, turizera ko bizagenda neza. Impano ntituyishidikanyaho, urayifite, kandi n'ibindi turi abantu ntazibana zidakomanya amahembe. Twizere ko rwose nta kibazo, ntitushidikanya ku bushobozi bwawe, ntitushidikanya ku buhanga bwawe. Turizera ko ibintu bigiye kuba byiza kurushaho. Abafaransa baravuga ngo ni joindre l'utile à l'agréable, twongereye icyiza ku cyiza cyane ku cyiza. So turizera ko bizagenda neza cyane. Ikaze rero mu muryango, hano ni famiye, uzagira ikibazo na kimwe. nishimye, ndumva mfitemo akantu ka panic, ndumva ni ahantu hashya nyine. Iyi studio ngewe ntekereza ko n'abanyamakuru bakora hano abenshi ntekereza ko nabatanze kugera muri studio ikiri chantier, ikigona kigeze mu buryo kikiri chantier, bakirimo kubaka, batarakora ibirango, batarashyiramo amarangi n'ibindi. So kwagaruka rero yarabaye radio, yarafasha abanyarwanda barayikunze. Kazungu arimo ararebwa n'imbaga akiri mu ijambo ry'Imana. Nikigaragaza ko mezi 7 ashize hari akazi gakomeye kakozwe hano. Nje rero mu ishantier navuga yuzuye, nukongeramo ama interior design. Ntekereza ko bitazangora cyane, kandi ikindi burya abantu muri sport tumeze nka famiye, turamenyeranye cyane. So Kazungu turahoberanye, na Isarima aracacambo, ibintu birakomeye cyane. So nta gishya rero, abanyarwanda nibaze kuri SKFM turyoherwe. Ubundi u Rwanda rugira Imana, rugira SKFM. Merci, asante sana.